Batara. Karame boss. Sha nukuzuba wambaye ibipira ntasone. Ikintu bitwaye ariko numvaga mfite imbere. Kuzasimuka kugeza ryari? Imbono kuzuba wambaye ibipira kumvura kuzuba ryari? Wari gukora iki? Ndi guteka. Watetse kisa none hora? Ko ngumenyere guteka wagira ntutekera boss uritekera ahubwo. Watetse kirimo? Ntabwo ariko no hari rogero bimeze neza rwose. Harimo nakamagi. Wizeye ko hari icyo biri bumfashe umunsi ngaba nakwishima. Yego. Okay sawa. None ugabanya umuriro. Undebera ipano y'umukariri hariya unjyanira ku mutayira igabanya. You think say they wise? Ipano y'umukariri aho ngaho. Sawa. Gira vuba vuba. Ndaje nayibonye. Arayigabanya mu maguru. Ni mu maguru ako hasi noneho nibura 5. Akuru 5 hasi. Turi kumwe. Yego. Kandi noneho murabyo uratinda. Are you sure, Emmanuel? Nizere ko sizugabanyije umuriro. Nagabanyije harimo gake ko gutuma bishyuha gusa. Okay, nyaruka rero. Uraswesha. I will tell about but this is what you want to use your life for. Ana we, munsi ndagiteze we. Suwe. Mwaramutse. Meze mute? Tumeze neza. Muri mu kazi se? Yego. Okay. Urabona bosi? Amaye no pantaro? Ngira ngo uyigabanye. No usanzwe ukora hano? Bosi wanje? Urabona hano ni hanini mu maguru. Ni mu maguru n'uyu mupando nk'uko ubona nyine uragabanyaho. Sibyo? 5. Basi wangana ute? Basi wangana ate? Oya wowe urakuraho 5 nyine niko boss aba we yapimye nawe upime. Ikureho 5. Ungana nk'uko ungana boss. Ariko boss wawe ni munini sha. Ashobora kuba ari muremure anakuruta. Oya. Ibyo bintu wibizana nandi utazi wowe ukora ibyo nkubwiye. Urumva upima nyine ukureho 5. Ubugenda ndaza nimbe mbikora uraza kwitora. Ubu bikora ngaruke kwitora. How we hear of this? Banze nyine ukora ibipimo nyine uwo ugabanya. Aho ngaho ni 5 byandika. Ni 5. Noneho hano urakurikiye hano urakuraho utuno tugenda turenga. Yego. Urabona ko nyine ntabwo bingana sibyo? Ugutekereza icyo ufite gukora imibare ubwo uri mu maguru byose nyine birangana aho ukuraho hano abari naho ukuraho hano. Yego ndacira. Oya ntabwo uca uragabanya. Ndi kuvuga uragabanya gutya. Sibyo? Uragabanya ntabwo uca. Yego. Urugero warubonye. Wabyanditse. Mbo nuve bine ntago ari ibintu nkwigisha nimba uri umutayire w'umunyamwuga sibyo? Nimba bamaze kubimenya. Mbwira rero nangahe? Ngiye kuguca 5. 5? Ipantaro y'itanu yagura. Oya ni igihumbi kiramo imiyaga. Ndaguca 5. Igihumbi se ntukemera? Ntabwo ukemera? Warakaye. Igihumbi ntukemera. Ariko urahita utaha. Ahita utaha rwose urabo yagurisha ngaho. Ndagukubita inote y'igihumbi. Rami 5.
umva ubwo ngubwo ushaka kugavura igihumbi ugenda uhamagare Korodina wo mu cyaro umbwire ntabwo ndi kugavura ngo nsigaye ngombe ikikondo bya Korodina ubizanye iteho uramucyatana ubwo ugiye kugavura rero gavura se bampaye urayazi si igihumbi bampaye nimba utamucyatana umva fata ugende wimbwira ngo fata njye no singende kugavura ngaho ugira ngaho yikaze ndayagwa nta kibazo cyatanda yagwa uyikore neza utanteza boss urumva ngaho genda nza kugaruka wibuke ko hano umezire ko ari 5 sigira vance sha abantu b'i Kigali narabamenye sigira vance se utari wanakora izana vance reka nyake duhurire hano ubwo dushobora sibyo mbe ngo idesa ko ngiye kuyareba Oh my days. kiranga rero njyawe desa ngiye desa zana ko gatelefone sha telefone uzi nsiga telefone ku cyatanu dana telefone ubwo ko ntakwishyura zana You know you can be prosecuted for that. telefone utayituro hasi ndaje gira vare utangira akazi ugaruke nyuma y'iminota 15 Sony panalo Ese ko washoje nasoje singi Musi ibi nibiki wakoze kugeze tuvugana kwikata nagese tumbwiye ngo nigabanye si yabaye ngufinya Oh my days. You are more worried to. ko nakubwiye kukuyigabanya mu ese si yagabanyutse tose yabaye ngufiya wavuze ati ngo nigabanye tojagabanye More suffer, yeah. none se nakubwiye ngo yikati ubundi ndabigira ntuko rabana ukuntu nayigize ko wadugiriwe nakubwiye ngo yikatemo kabiri cyangwa nakubwiye ngo ugabanye mu maguru ukuye ugata ntabwo wabyanditse ntabwo byagaragaraga ahangaha subana se urareba ndabwira boss kuko nakubwiye gukata singiye ntabwo yiri kuyibona gucyo ukunda ibintu mureshya wumvaga ko abantu bose bagomba gukora nk'ibyo nk'ukureshya You will end up in my daughter. That's what I meant. And I really meant what I'm saying. nagwambye nigabanye se nayigabanyije wayigabanyije reka nzane boss noneho mwebwe mwivugane genda umuza Jesus! nayambara urebe sinayigabanyije uzi ibintu nabiha boss arabyumva bosi wawe you think they wise genda umuzane genda simbona ibindi baribya bosi we ni umukene utaza kugira ngo ibintu nabikoze reba zanye hano umutayeri ngese ndi umutayeri reba ngo ntabwo uri umutayeri ngende umutayeri uri igiki guki wicaye hano ariko sha ndakubaza uba muzima cyangwa ufite umutwe urimo ibishoroba wenda kubaza ngo uno moteri usanze hano cyangwa ngende umutayeri kuri ni uri gukora reba nawe uri gukora usiye kuri igicucu nawe uyu mwana ubona yegora ubwo ntarambara ipantaro akayibise ariko shaka nkubwire hano hari havuye abandi badamu babiri bari bafite ibitenge bari gusubira urangije usanga uyu mutayeri ari uyu nguyu uri gukora ariko niko sha umutayeri kuva ryari ntabwo ndi umutayeri kasa gutya se ntabwo ari ingise mbizi wabyumvise You know what I need to tell you? It was at this moment that he knew. He fucked up. reba nzi boss yicaye gutya Waka urarengana, wamenya ko amaguru akora hasi amaso amaze ikize nta soni none se urabona icyo ndacyica murumva wowe urarengana urabona bataratwikira ibintu ninjye nawe
mpereza telefone yanjye. njyane telefone wampaye.